Davi harya baranda turasoma ngo turyeho bajya kwa ya mababi hano gutya hano gutya hano ni mu Rwanda hano ni Kongo iyo namwase iyo none nyamuragira ni mbona hari ibiryo hano hantu si hano hari ibirayi hari ibireti rero ingwa nyenga bukungu wowe abantu matungo hari amatandi wareba hano mwabantu rero batari ibanga ibibazo by'iyisi ibibazo by'iyisi nanye nahita nkubaza kino kibazo kubera ko bavuye mwa mama wawe nanye atuma nkubaza iki kibazo nsubiza nanjye mbamo navuyeyo aha mupaka wa hehe hano pariki Birunga hano ni cyapa cyatseho ngo Nyiramugwera hano Nyiramugwera hano Kabara kano hano gutya hano gutya hano ni mu Rwanda hano ni Kongo iyo namwase iyo none nyamuragira ni Mikeno yambaye turi nyuma ya Mikeno turi nyuma ya Mikeno Papa Freddy Keno ni Karisimbi yo ni yacu ariko ni Mikeno sisi yacu nayo kandi iri muri Kongo Mikeno iri muri Kongo na Karisimbi uruhande runini rwa Kongo yegezeho hejuru uratwe ni gatoya dufite gatoya rwa Kongo ishyamba rinini rya Kongo kuko agasongero kari muri Kongo oya iri ku ruhande dufite inuza twiciyemo kabiri iri ku ruhande irantene iri ngahano ku ruhande ariko gasoze hejuru ni Kongo ahubwo se buriya iriya hari umuntu wagerayo yapfa nagezeyo wakecwa n'umuyaga ndakurahiye nagezeyo kabiri imbeho ubwayo yakurangiza nagezeyo kabiri icyakora ndavurirwa nibyo Davi harya baranda turasoma ngo turyeho bajya kwa ya mababi mababi bajya Dore ibi ngibi na kino bitandukaniye urukora ko cagwaye hano habaye urukara nuko rwanda no kuvuga ngo akangaka kakiyaga kaba katarera akadoke kake noneho icyeze ni nk'iki icyeze ni ngiki okay akangaka ntago kari kera kubera ko katari kabyimba aka kabyimbye niko keza cyavamo umurama n'ikintu carujuje kera kazengwe n'iki bateke yego uruduhungura guca yuzum utundi nduza n'ingemwe zese oya sindari ingemwe izi ngizi ni bega na envelope none uzumye cyane ingemwe ziva muri iyo jugunye ngeze ngo ni wo na envelope
muramuguza ariko yes ni by'agaciro kenshi gakomeye kuduhitamo hano kuri Umukristo TV amahema nakomeze kubara namwe njye nitwa David nk'ibisanzwe ndabasuje hano hose mwamuherereye muri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda mwumve ko mbasuje kandi amabwira ko mbakunda cyane bivuye ku mutima n'abakunda cyane bivuye ku mutima sinakwicana na Labani Aline and Jean Claude yes abantu batatu mumeze mute rero tumeze neza ndabakiriye cyane turashima Yesu Kristo uyu munsi twakoranye urugendo ko muri batatu ruva aho twari dutuye twavuye mu turere dutandukanye babiri muri Rubavu umwe muri Musanze muri Burera ariko ngiye sibye ko wenda nuko nagiye gushakira ubuzima muri Musanze ariko iwacu ni na Rubavu iwacu ni nanga mbona hari ibiryo hano hantu si hano hari ibirayi hari ibireti rero ihingwa nyengabukungu wowe n'abantu amatungo hari amatandi wareba hano mwabantu rero batari ibanga ibibazo by'iyi si ibibazo by'iyi si nanjye nahita nkubaza kino kibazo kubera ko wavuye mwa mama wawe nanjye natuma nkubaza iki kibazo nsubiza nanjye impamvu navuyeyo nari maze gukura njya guhanga ibyanjye nanjye niyo mpamvu navuye kwa papa nkajya guhanga ibyanjye si kimwe kuri kimwe sawa rero yishyuranya ndawugiye mu wundi deni none uko tuzahura ikindi ahubwo tuvuge mwahabonye gute abakozi b'Imana mikrofone Jean Claude ubu turi kumwe n'umukristo n'ahandi heza kuri hameze neza yego nahabonye hera ibirayi nabonyeho n'igihingwa nari ntarabonaho cyo bita ibireti igihingwa zamurabukungu mu Rwanda kandi leta ishizemo imbaraga nishimye cyane n'ahantu heza hafi na parike y'ibirunga heza ku mbibi z'u Rwanda na Kongo n'ahantu heza twatembereye rwose twafashe amafurusheri tumeze neza nuko atari ngombwa twarara tugatura hano nyemera ari wambutse ikiraro nibwo bwa mbere wambutse ikiraro cyangwa nibwo nawe nambutse ikiraro kimeze kuriya ntabwo ngiye kubesha twe tuteye ku muhanda muteye kuri kaburimbo mu modoka winjira mu rugo ubwo uheruka kujya kuvuga ubutumwa ahantu bita hajya ni hehe ntabwo wambutse ikiraro ahantu ushobora kwambuka ikiraro ni hehera David yanyambukije ikiraro kigira gute kikuvana mu Rwanda kikujyana muri Kongo nagiye yego pastor ba nk'umunararibonye turi kumwe n'abakozi b'Imana babiri sinzi bambwira ko umunararibonye yuri pastor ga nubwo turi kwakira uri umubyeyi wacu mbese uri umuntu usaze muri ibi bintu byibura ijambo tugomba kugendaho nk'abakozi b'Imana nanjye ndi umukozi w'Imana naba ngabo tubwire nk'impanuro nkeya waduha ijambo dukwiye kugenderaho nk'abakozi b'Imana icyambere ni ukwemerana tugaca bugufi tugasengerana kandi twishime ku byago by'abandi twishime ku byago by'abandi cyane meze Jean Claude muri iyi minsi abahanuzi muri iyi minsi ari ukuntu umuhanuzi usanga atemera mugenzi we rimwe na rimwe kubera iki buriya icyo ni ikibazo gikomeye ariko kirimo n'imbaraga ziherekejwe na Sekibi kuko ntabwo mpamya ko umuntu uri mu mwuka w'Imana atakunda mugenzi we ijambo ry'Imana rero rirambwira ngo ikizaranga abana b'Imana ni uko bazagira urukundo kandi ukunda mugenzi we abakunda Imana kuko ntabwo uzakunda Imana utabonye ahubwo uzabanza gukunda mugenzi wawe niba witwa kuri umukozi w'Imana ariko urukundo rwarakwihishe ndibaza Imana ukorera iyo ari mera Aline nawe mubaze ikibazo nambanyanga aba bantu badukurikiye basobanukirwe ari abantu uri umuhanuzi kanyikwazo nk'umuhanuzi uhanura ibintu byinshi ariko yo hano y'ibintu byinshi ngewe uko mbibona nta ibintu bituruka mu kirere nko bize bikugweho ariko wenda urugendo rwa nk'urugendo n'Imana ikubwira ati nkwaye urubyaro jya mu rugo bagutera inda uve mu misozi umwana aboneke kuko umwana ntago azaza ngo ahite yijyana mu nda ntabwo ari Mariya wasamye ya roho ntabwo mvise ikibazo cyanjye neza kubereka abantu muri iyi minsi
bari kwizera ko ibintu bizava mu kirere bikaza bikabagwaho n'Imana yabibabwiye. nyine n'abantu uko nguko ni ukubura ubwenge. Baba babuze ubwenge. Ubwo none umuntu ufite ubwenge yakora iki? Umuntu ufite ubwenge bakimuhanurira, niba urugero wenda urugero barampanuriye ngo Imana impaye iki ubukwe, sibyo? Ubwo hari ubwo nzabukora njyenyine, bizasaba ko ushaka umusore. oya ntabwo bizasaba bizashaka ari uzamushaka urumviza pasa ngo bisaka ari najya kwitetera umusore. Waravuze ngo iki? nagiye kuvuga ngo ariko da none se hari abakobwa benshi babishakira. Njyewe reka nkubwire, niba Imana yarampanuriye ubukwe, umusore uje amubwira ati simari, n'undi akaze simari, n'undi akaze simari, tegereje iki? Ubukwe. Nameze nka musore Imana yabwiye ngo nzaguha umugore mwiza, akanga gutereta ngo umugore azabyuka mu gitondo musange bari bana ataragize gute ataramutereza. Ntago ariko biri. Niba Imana ikubwiye ngo ngiye kuguha gucuruza, niba ucuruje umunsi bigahomba, ongera ushore. Yego, sibyo? Birashoboka ko uyu munsi iyi nzira wayinyuramo ikanga kugenda, ariko uhinduye uburyo iyi nzira yagenda. Rero abo ngabo bavuga ngo Imana yarambwiye ngo ubukwe, ngo ntegereje mariage, nta musore mbana nawe. Oya, nubwo ndi umupfapfa nyine nabuze ubwenge, kandi biravuze ngo ikintu ubura ubwenge ngize gute sagute. Imyaka. Urakoze cyane mera pasaraba nemba Jarine kino kibazo ubundi umuntu agihabwa isezerano cyangwa se Imana ikimusezeranya. Hari ukuntu tufata amasezerano amwe mu jambo, sibyo? Hari n'ukuntu abahanuzi bayaduhanurira. Ubundi umuntu akimara kumva isezerano cyangwa Imana imusezeranije yagakwiye gukora iki? Icyambere nuko yizera. Yamara kwizera, icya kabiri niba ari ibyo gukora akajya gukora ariko yabanje kwizera ko ibyo Imana yamubwiye ko biriho kandi ko bibaye. Noneho niba ari cyo gukora akagenda akajya gukora, kuko Imana ishobora kubwira inzu ndabwo inzu zamanuka ngibabi ry'igiko ngigwe hari mu paraseri, bizasaba kujya gukora ukorera amafaranga, noneho utangire wubake yanzu cyangwa se utangire ushake paraseri wubake. Imana ibisohoje ibyasezerano kandi cyo ngundira Imana yo winjiye mu cyo gukora ushaka kubaka isezerano, nuko Imana iguhumugisha igaca n'inzira z'akazi no gukora. Imana igashiramo ukuboko kwayo ukarunga amafaranga ukubaka bya bindi Imana yaguhaye yakuhaye mu isezerano. Amen. Yes, numva none tugiye mu ijambo ry'Imana ngo tutubaza abantu bamanze kudusobanukirwa iyi Imana iguhaye isezerano ugenda ugategura ku buryo isezerano ryasohora. Hari umuntu umwe adusekeje ngo ngiye Imana yambwiye kubyara umwana ngo mbita njya kugura imyenda y'umwana, ngo mbona umwana ashize imyaka 3 yaraguze imyenda y'umwana. Ubwo nukuvuga ngo yatangiye kwitegura iki? Umwana kwizera. Undi aravuga ati ngiye Imana yambwiye ngo akazi ngo ntangiye kwitoza nkuko nzajya nicira mu kazi. Ibyo nabyo no kwizera, kuko buri abarokore bani Imana yarabwiye ari abarokore tugira udukoryo. Ni ari Imana yamubwiye udukoryo twinshi. Hano yabwiye umugabo arazamuka ajya mu ishyamba afata igiti, abatumva wa Mana we waturemye mu mukungugu, uyu munsi turi abantu bafatika. Nanjye ndashaka umugabo kandi nguyu hombe zareko ngo afata iconda araponda akora umuntu yegeka ku giti. Ebana Imana ati umva tugendane, numvise gusenga kwawe, manuka turahurira mu rugo, asanga umusore yamutegereje. Ubwo bivuze ngo narene nawe n'Imana yamubwiye ubukwe nagiye kwipima iki ikanzu. Reka dufate kano kanya, tugiye gufata kanya k'iminota 5 minota 15 dusigaje tuvuga ijambo ry'Imana cyangwa impamvu y'urugendo. Sinzi ko muri buze kubigenza, ariko reka duhere hari ahijya pastor araza kudusoreza n'isengesho. Ni telefone ifatira hamwe na mikrofone kugira ngo bize kugenda neza, byegeranye gutyo. Minota 5 gutyo. Minota 5. Yego murakoze. Imana bahereza umugisha cyane, twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Duherukana turimo kuganira ijambo rivuga ngo guta gakondo kuri Ndi Umukristo TV, ariko uyu munsi ngari ijambo rivuga ngo kubana n'Imana bitera umunezero w'ahazaza. Amen. Iyo ubanye n'Imana ejo hawe haba heza. Iyo ubanye n'Imana, Imana iguhereza imbaraga zigushoboza
kuzabaho neza ndetse n'umuryango wawe ejo hazaza. Izina ry'Imana rikomeze rihabwe icyubahiro rero, kuko nzi neza abantu bagiye babana n'Imana kandi babana n'Imana mu buryo bwo gusenga, mu buryo bwo kwinginga, mu buryo bwo guca bugufi, ndetse no izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Kadusome ijambo rimwe rero turasanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ni impamba y'urugendo, ntabwo ndi butinde. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice byaho ni ibice 4, umurongo waho wa 23 ndetse na 24. Dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu avugana n'umusamariyakazi. 23. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo aba ari bo bamusenga. 24. Imana niyo mwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Amagambo y'Imana. Uyu munsi wa none abantu basenza Imana ariko bayisenga mu gice kimwe cy'ubuzima gusa, ariko umwuka yaragiye. Abantu bagaragaje ko bakorera Imana ariko babigaragaje mu buryo bw'umubiri gusa, ariko umwuka yaragiye. Abantu bagaragaje ko bavugira Imana, abantu bagaragaje ko ari abaririmbyi, bagaragaje ko ari abavuga butumwa, bagaragaje ko ari abahanuzi bazamuka imisozi, basigariye ku zina, ariko umwuka yaragiye. Kandi ijambo ry'Imana yatubwiye ngo muri iki gihe gisanga iki, muri 22-25 gukomeza, ngashaka ko abamusenga ari abasengera Data mu mwuka ndetse no mu kuri. Yesu afite umwuka yaduhaye ng'impano. Uwo mwuka Bibiliya usobanuye neza, aravuga ngo uwo mwuka ni uzatumenyesha ibizaba bitaraba. Iyo wataye umwuka ugenda gihogere. Iyo wataye umwuka ndumenye yuva niyujya. Iyo wataye umwuka urasamara, ugendera mu kirere. Iyo wataye umwuka Imana ivugana nawe, ukicara ugategereza mu rugo ko bizagusanga mu rugo. Ariko iyo ufite umwuka ari muri wowe, Imana ikakubwira ngo nguhaye gukora, nguhaye inzu, nguhaye imibereho, wiga kuzigama. Niba ukoreye 2 ukiga kuzigama 500, kubera ko kejo uzi kuzagerayo. Niba ukoreye 5 ukiga kuzigama 2, ukavuga ngorana abo muturanye, abo muba mu mudugudu umwe, abo musengana, abo mwirigwana ku kazi, baba inshuti zawe, kubera ko umwuka wera ari muri wowe. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo hari imbuto ziranga abanyamwuka. Icy'ingenzi ngo ni urukundo. Iyo ni imwe mu mbuto z'abanyamwuka. Iyo umuntu afite urukundo, ababana n'Imana, n'Imana iramureba ikamwishimira. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Tuzasubira, Imana ibahereze umugisha. Tunejejwe n'Imana no kubana namwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Nongeye kubasuhuza. Si ubwa mbere tubonanye, cyane ko atari ubwa nyuma. Imana nibamira umugisha. Tugiye gusoma ijambo turasanga muri Luka ibice 10 umurongo wa 30. Ni amagambo menshi, ariko wowe urakuramo iryawe, kuko umutezi wa korasi atera ikorasi benshi ntibabyumva, ariko nyirabyo arumva. Ravuze ngo Yesu aramusubiza ati, hari umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko, agwa mu gico cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigendera, bamusiga ashigajeho hato apfe. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. N'umulewi ahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera, amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu cumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Amen. Imana ishimwe cyane. Uyu musamariya ntabwo ari umusamariya ukivugwa.
ahubwo ni umusamariya Imana igiye kukoherereza. Uyu muntu ngo yari mu rugendo ahura n'abambuzi. Reba abantu wari uri kugenda mu muhanda ugahura n'abambuzi bakakwambura ibyawe. Ese nta bantu bakwambuye? N'uyu muntu bambuye gusa wowe ntibakwambuye. Imana ishimwe. Hari igihe nasubije amaso inyuma iri jambo numva hari ibintu byinshi byanjye banyambuye. Amen. Ngo barangije ababambuzi baramukubita, ntabwo ari ukumwambura gusa ahubwo baramukubise ngo basiga haburaho gatoya ngo apfe. Baragenda. Mwene nyina munyuraho asanga bamukubise aryamye aho ngaho arakikiragira gute arigendera. Nyina nawe amubonye kubera riski yararimo, kubera aho yari aryamye amubonye barakikiragira gute arigendera. Uyu muntu aba bantu bamunyuragaho nabo basenganye, nabo basangiye, nabo bakoranaga umurimo w'Imana, ariko ngo bamunyuze hari mu kibazo. Ndagira ngo nkubwire ngo nta murwaza mu kigerageza. Uko uzaba urwaye kose nta muntu uzakurwara. Urwara wenyine, haleluya, ugasonza wenyine, ukambara ubusa wenyine, bene nyoko bari kwambara, iswa nyoko bari kwambara, wowe ukambara ubusa. Kubera iki? Nta murwaza mu kigeragezo. Wa muhanuzi we nta murwaza, ntawe uzakurwaza. Bakakuvuga aho kugira ngo ngewe, bakavugana bani aho kugira ngo ngende muhumurize nanjye nkakikira nkagira gute nkigena. Kubera iki? Nta murwaza mu kigeragezo. Uzaburara swa ari kurya, wambara ubusa bene nyoko bari kwambara, ubu umushumeri mwene nyoko ari gutanga akazi akakwime. Nta murwaza. Kubera iki? Ntawe uzakurwaza. Uzambara ubusa wenyine, usonze wenyine, urware wenyine, ujye mu bitaro wenyine, nibakugirira impuhwe bazakugeraho kabiri ubwa gatatu batipfuko. Nta mikino. Uyu mugabo nawe bakubise ngo aryama hasi ari wenyine, bene wabo bamunyuraho ntiyagira n'umugirira impuhwe. Yemwe n'abanyamasengesho mwasenganye, nugera mu burwayi bwawe, haba uburwayi bw'ikibazo ubw'ikigeragezo runaka, mugabo yagutaye ntawe uzongera kukwiteza. Kubera iki? Nta murwaza. Uyu muntu ngo arangije ngo araryama, Imana irangije ngo ibona ko nta murwaza. Ariko dufite Imana itubera umurwaza. Hari Imana igihe umurwaza. Nyoko yayangije kugukuraho amaboko, Imana ikaza ikagutabara. Bibiliya yarambwiye ngo ubwo data na mama bazana, Uwiteka azantarura. Mva ababyeyi baradutaye, nshuti n'abavandimwe baragenda, abo twavukanye nabo baragenda, bo twasenganye baragenda, ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari Imana. Imana ikura umuntu muri puberi yarangiza ikamwambika abantu bakamuyobera. Hari Imana igihindura amateka. Hari Imana igihindura amateka. Umuborogo wawe ikawuhindura imbyino. Aho wagendaga wunamye Imana ikakunamura. Abo wanyuragaho bose uri gusaba, Imana yamara guhindura amateka nabo bakabimenya bakagusaba. Kubera iki? Hari Imana yaje kukurwaza. Ndagira ngo nkubwire ngo hari umusamariya Imana igiye kuzana. Noneho ikintu umusamariya yakoze, pastor, ntabwo ntiyitaye ku marira yarize bari kumukubita, ahubwo ngo yabanje yomora inguma. Hanyuma dufite Imana yomora inguma zitagaragara. Muganga ntiyapima agahinda ufite mu mutima, ariko yapima uburwayi. Muganga ntago yapima amarira warize uko angana, ariko dufite Imana ipima uburwayi. Muganga ntago yamenya ibiro by'agahinda ufite, ariko Imana yamenya ibiro by'agahinda ugize gute. Dufite Imana nyamana. Hari igihe nitegereje umugabo ngahita mubwira ati ndagukunda Yesu, je t'aime Jésus, I love you Jesus, ndagupenda sana. Imana ishimwe. Ngo araza ntiyita ku marira yagize, niyita ku marira yarize, ngo abanza komora inguma. Bishatse kuvuga ngo Imana ntiyitaye ku marira warize, ahubwo Imana yitaye ku nguma baguteye. Yitaye ku rugumu ufite ku mutima.
Imana ntabwo ijya yomora igikomere kigaragara, ubwo Imana yomora igikomere kitagaragara. Muganga ntabwo yamenya igikomere kiri ku mutima wawe, ariko Imana yabasha kumenya igikomere kiri ku mutima wawe. Haleluya! Imana ishimwe cyane kandi ndabakunda cyane. Amen, amen. Ikiganiro cyacu niwo naza kudusoreza n'ibindi byose biri buze gusabwa uze kweploading ikiganiro. Imana ishimwe cyane, twongeye kunezererwa gusangira ijambo ry'Imana nawe dukurikiye. Turakunezerewe cyane, ineza y'Imana ikomeze itindane nawe. Reka turebe ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Imigani mu gice cya 30, turasoma ku murongo wa 7. Gice ni cya 30 mu gitabo cy'Imigani, turasoma ku murongo wa 7. Haratubwiye ngo nagusabye ibintu bibiri, ntubinyime umwanya ngiriho. Nkuraho ibitagira umumaro, ibinyoma bimbe kure. Ntumbe ubukene cyangwa ubukire, ahubwo ngaburire ibyo kurya bingwiriye, kugira ngo ndahaga ngahakana nti Uwiteka ni iki, cyangwa ngaba umukene nyiba ngagayisha izina ry'Imana yanjye. Imana ishimwe cyane. Turabashimiye mwebwe abatubanjirije. Arine turagushimiye, Claude turagushimiye. Iri jambo ry'Imana ndariha inyito ivuga ngo Imana igiye kunyurwa. Imana igiye kunyurwa. Warya ibirayi bidafite umunyu, buryo ubaye muhanga wabishimira Imana, kuko hari n'uwabibuze. Wanywa igikoma kidafite isukari, ubaye muhanga wabishimira Imana, hari n'uwabuze n'ako gafu kabereye aho. Nshuti yanjye, no kuba wabonye amazi, hari n'ababuze amazi bamaze kwicwa n'inzara. Kino gitabo dusomye cy'Imigani nacyo ni igitabo kibarwa mu byo Salomo yanditse, ariko hano bavuga ngo ni imigani ya Aguri. Uyu ni umwe mu bagabo bari bakomeye kandi b'abanyabwenge, nawe yarahageze aca imigani cyangwa se agira icyo abwira Imana. Ageze kuri murongo wa 7 aravuga ngo Mana ndagusabye ibintu bibiri, ntubenye mu mwanya nzaba ngiriho. Icya mbere, uzangureho ibidafite umumaro n'ibinyoma bizambe kuri. Ntumbe n'ubukene cyangwa ubukire, ahubwo uzangaburira ibyo kurya bingwiriye, kugira ngo ndahaga ngahakana nti Uwiteka ni iki, cyangwa ngaba umukene ngiba ngagayisha izina ry'Imana yanjye. Nshuti yanjye kandi nshuti ya Yesu, mushiki wacu amaze kutubwira ngo mu kigeragezo ndamurwaza. Umuntu aregwariza, ushobora kuburara mu bakire bamenye ibiryo, wowe ukaburara. Ushobora kuburara mu gihugu gikize. Amerika twebwe twese tuzi ko ari ikize, ni nayo yahagarariye, ariko hari abakene bari kuburara. Hano iwacu mu Rwanda turi kuta cyane mu iterambere, ariko na n'uyu munsi ushobora kuburara. Ushobora kuburara yakumbambuzi z'ibigeragezo, ukaburara kugira ngo banze uce mu ishuri, kugira ngo ejo ubone Imana niza n'ibiryo. Uzibuke ko inzara iryana, nawe ufasha ab'inzara iri kurya. Uzibuke ko habaho ababurara, kugira ngo nawe ugire uhereze ifunguro ry'uwo munsi. Mana ishimwe cyane bana b'Imana. Hano rero yarevugiye ngo ibinyoma bizambe kure, kandi nanone inzara izabe kure yanjye. Bundi n'abari ibintu byo gutinywa tugomba gutinya, ni ugutinya Imana n'inzara. Imana ni iki? Bino n'ibyo gutinya Imana n'inzara. Uyu we rero rino sengesho rye cyangwa aya magambo yakoresheje neza, avuga ngo Mana uzandinde ibinyoma bimbe kure, kandi nguremo ibidafite umumaro bibe kure yanjye. Kandi ikindi, ndozambe gukena, nanone ndozambe gukira cyane birenze. Kuko buri abana b'Imana, iyo utazi kubana n'ubuzima bwo hasi, ndanubwo uzashobora no kubana n'ubuzima bwo hejuru. Kuko hasi haragerageza, ariko no hejuru naho haragerageza. Kandi hasi
ugeragezwa n'ibigeragezo bingana n'uko uri hasi. Iyo wageze hejuru nanone ugeragezwa n'ibigeragezo bingana n'uko uri hejuru. Mana yacu ishimwe cyane bana b'Imana. Ushobora kuba uri hasi ukajya gusambana ugira ngo ugire ibyo ubone ibyo kurya by'abana, cyangwa ukajya gusambana ugira ngo ubone amavuta kuko uri hasi. Ariko gushobora kwihanganira uko kuba hasi, ndusambane ndiwandavure ntibiguteranya n'Imana, uzaba uri umutsinzi, uzaba uhirwa. Nanone ushobora kuba uri hejuru ukagoshwa n'urwego rwo kuba uri hejuru, amafaranga yamara kuba menshi, wamara kurya umaze guhaga ugatangira ukifuza, wabona ingumi nziza, wabona umudamu mwiza kuko ufite byo kumuhonga, ukumva wamuhereza ku mafaranga ufite, ku byo ufite wamugara ukamwigarurira. Hano re Aguri we yavuze amagambo meza cyane avuga ngo Mana ibyo bintu bisambe kuri, nziberemo mwayene. Mana ishimwe cyane, senzakire kugira ngo ubukire butazangusha. Kandi buri abana b'Imana, nshuti z'Imana, mwebwe abari ko twumva, kuba ufite amafaranga yarengeje kuri miliyoni, ufite 2, uri ku rwego rwo kuba ufite 50 miliyo, ubarwa mu banyamamire, uzashobora kubana n'Imana. Imana twegere kandi tindane natwe, kuko washoboye gukiranuka muri bike ni nawe uzashobora gukiranuka no muri byinshi. Turasoje rero, nimwakira ijambo ry'Imana kandi turabashimiye cyane. Tubasaba rwose gukora subscribe aho bibaye ngombwa, comment, share, kandi dushimira mwebwe mwamaze kuyikora. Nukuri murabe igiciro mu buzima bwacu, murabe igiciro mu maso y'Imana. Imana ikomeze bane namwe cyane. Reka dusoze, ariko ntabwo twasoza zino nshuti zanyu batabahereje akanomero. Turahera kuri mwene data. Mwene data Claude, karibu uratanga akanimero kawe. Yego murakoze, Imana ibahereze umugisha. Nimero yanjye ni 078 950 423, ni 078 950 42222. Imana ibahereze umugisha. Amen. Aline komeza. 079 11 83 72 079 11 83 72. Murakoze, twebwe ni mu rugo, muzayibona no ku kiganiro, ariko no kuyisubiramo ndacyo bitwaye. 078 24 53 iboneka no kuri WhatsApp. Imana ibaho umugisha, turabashimiye. Watangiranye natwe, urangizanye natwe, no kuri uhabwa umugisha n'Imana, uruho gaciro. Imana iragukunda kandi natwe turagukunda. Reka dusabe Aline adufashe gusenga Imana dusoze. Mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimye kubw'amagambo meza twumvishije aha hantu, wadushizemo amagambo y'ubwenge, turabigushimiye. Zina ryawe rihabwa icyubahiro. Rero turindiriye nka cya kirema cyabaga ku irembo ryitwa Ryiza, turindiriye nka cya kirema cyamaze imyaka 38, niko natwe dutegereje. Hari abarwariye mu bitaro, bandi barwariye mu rugo. Witeka, hari abo bahaye piriyave biteguye kuva mu nzu zabo kandi ntabwo bafite aho bataha. Nasomye ijambo rirambwira ngo inzoka zigira aho zitaha, mbeba nazo zikagira aho zitaha, kuki umwana w'umuntu yabura aho gutaha. Dusengera abantu bari mu nzu z'amakode, bahereza inzu zabo mu izina rya Yesu Kristo, zina rifite imbaraga n'ubushobozi. Nsengera ababyeyi batwite, nyemerera